Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Tubahaye ikaze inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri iki cyumweru turaganira ku bucuruzi bw'ibihangano. Uru rwego narwo rukaba rushyira ku isoko ibicuruzwa bitari bike, byaba umuziki, byaba amafilime, byaba se ubuhanzi bushushanyije n'ibindi byo muri urwo rwego. Bikaba rero bigomba nabyo gucuruzwa ku buryo bwiza bukurikije amategeko kugira ngo bugirire akamaro bene bwo, ntusange bigirira akamaro abatabiruhiye. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukaba muri kumwe na Vincent Makaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Tumenyereye ko buri mwaka ku itariki ya 26 Mata ku isi hose hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge. No mu Rwanda uwo munsi usanzwe wizihizwa, ariko muri uyu mwaka wa 2016 wateguwe ku buryo bwihariye. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minisiteri ya Siporo n'Umuco, Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga, Ikigo cy'Igihugu cy'Iterambere RDB ku bufatanye na Rwanda Arts Initiative hateguwe ibiganiro binyuranye mu gihe cy'iminsi 4 kuva ku itariki ya 9 kugeza ku ya 12 Gicurasi 2016. Ibyo biganiro bikaba byari bigamije kwigira hamwe isano ikwiye kuba hagati y'umuco, ubuhanzi, umuvuduko w'ubukungu ndetse n'iterambere rirambye. Guhanga muri iki gihe bigomba kurenga intera yo gushimisha ababireba n'ababyumva gusa, bigafata intera yo kubyarira inyungu ababikora ndetse n'igihugu muri rusange. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba niwe watangije ibiganiro bigomba kuvamo umuti w'ibibazo abahanzi bafite. We are in a new world of creativity and applications where online turi mu isi kuri iki gihe ikoresha ikoranabuhanga ryateye imbere ku buryo budasanzwe. Iyo urebye uburyo imbuga nkoranyambaga zateye imbere nka Amazon, Alibaba, iTunes, eBay, umuntu iyo yumvise izo mbuga nkoranyambaga mvuze yagira ngo iterambere ry'ikoranabuhanga rishoboka gusa mu bihugu byateye imbere byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse wagira ngo ntibishoboka muri Afurika. Gusa siko bimeze, kuko iyo urebye neza Afurika nayo iragenda itera imbere muri urwo rwego rw'ikoranabuhanga. Urugero nabaha ni nka Nigeria, ifite urwego rukora amafilime rwatanze akazi ku bantu basaga 300,000. Uru rwego rumaze gukataza mu ikoranabuhanga riha agaciro umuco nyafurika kandi rwateje imbere abakora n'abakina amafilime. Uru rwego kandi kuri ubu rukoresha ikoranabuhanga ryateye imbere ritanga andi mahirwe yo kurushanwa mu rwego mpuzamahanga. Uru ni urugero rwiza rutangwa na Norwood, rufite uko ruhuza amajwi n'amashusho mu ihuriro ryiswe Iroko TV, nayo yagize abafatabuguzi basaga 500 mu mezi 6 ya mbere igitangira. Iroko ikaba ifite abayumva basaga 5,000. Ubunararibonye bwa Nigeria buragaragaza inkuru nziza kuri Afurika. Aha rero niho intumbero y'u Rwanda ishingiye yo kuba igihugu gifite ubukungu bushingiye ku bumenyi bw'abagituye. Nk'uko tubizi, iterambere ry'umuco no guhanga n'andi mahirwe yo guhindura ubukungu hihutishwa ihangwa ry'imirimo n'akazi no kuganira ababareba n'ababumva, ahubwo bakumva ko bageze ku rundi rwego rwo kuba izo mpano zabo ari igikorwa cy'ubucuruzi kibaha igihembo.
ni ngombwa rero ko dukemura iyi nzitizi kugira ngo abafite impano n'abahanga udushya muri urwo rwego rwa creative industry barenga urwego rwo kumva ko ari abo kwishimisha no kuganira ababareba n'ababumva, ahubwo bakumva ko bageze ku rundi rwego rwo kuba izo mpano zabo ari igikorwa cy'ubucuruzi kibaha igihembo. The creative industries beyond a mere leisure and anchor it into a rewarding commercial activity. Bamwe mu bifashisha ikoranabuhanga mu mishinga inyuranye bahaye abandi ubuhamya ku munsi wa mbere w'ibiganiro, aho ababyitabiriye bahuriye ahiswe Car Free Zone, ahakumiriwe kugera imodoka mu mujyi wa Kigali rwagati. Government has a solution for SMEs, small and medium enterprises. We want to take them online, to be live, to expand their market and meet new clients. Turashaka gufasha inganda nto n'iziciriritse tukazishyira ku murongo wa interinete, bikazifasha kwaguka mu masoko yazo ndetse no guhura n'abandi bakiriya bashya. Twebwe turashaka ko bizinesi zitandukanye twazifasha kuzishyira ku murongo wa interinete, kuko kuri ubu birashoboka ko wagurisha hariho hose ku isi binyuze mu ikoranabuhanga. Kuri ubu si ngombwa ngo ube uri Musanze mu majyaruguru noneho ubure uko ugurisha wazitewe n'impinduka z'ikirere. Oya, wifashishije ikoranabuhanga wabikemura. Twebwe kugira ngo ibi bishoboke dukora ibyo twita Good Connect, aho iba igizwe n'ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere, tuguha urubuga rwawe cyangwa se website. Icya kabiri, tuguha izina rya website rifitanye isano n'u Rwanda, no kuvuga ngo akadomo cyangwa se _rawa. Icya gatatu, tugufasha gukurikirana website yawe, kuko website yo ubwayo ntago iba ihagije. Tugufasha gukurikirana amakuru abo bakiriya bashyira kuri urwo rubuga, kuba hari ibicuruzwa bishya ushyira kuri urwo rubuga n'ibindi. Hari ikindi kandi, kuko tugufasha kwamamaza kuri urwo rubuga rwawe. Tuvuge nk'urugero, hari abashoramari batandukanye baje mu nama ya World Economic Forum. Nawe nk'umucuruzi ufite igicuruzwa cyitwa akawunga, si ngombwa ko abo bantu baba bumva ikinyarwanda. Twebwe dufata cya gicuruzwa cyawe cy'akawunga tukagishyira ku website menshi atandukanye. Ni ukuvuga ko uba ufite amahirwe cyane kurusha uko wajya kwamamaza kuri televiziyo cyangwa ahandi. Murumva ko ubucuruzi bwawe tubushyira ku rwego mpuzamahanga. Turimo kandi gukorana na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi Minicom kuri gahunda yabo ya Made in Rwanda, kugira ngo ibicuruzwa bikorewe hano iwacu mu Rwanda bimenyekane no ku isi hose. Kuko n'ubwo iyi gahunda yitwa Made in Rwanda bivuze ibikoresho bikorewe iwacu, ariko ibi bikoresho ntabwo biba bikorewe Abanyarwanda gusa, ahubwo n'abandi ku isi hose babikoresha nta kibazo. It's made in Rwanda because the world wants to explore, to look, to have touch, to have a chance to test the best of Rwanda. So that's what we're trying to do for now, and hopefully many of you guys will become our clients and partners as well. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangira. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Muri ibyo biganiro, inzego za leta zahuye n'abahanzi banyuranye bazigaragariza ibibazo bihari kugira ngo zibafashe kubibonera umuti. Ntihabose Ismail ahagarariye inama nkuru y'igihugu y'abahanzi. Icyo impamvu yanzanye aha kuri inama, naje gushaka igisubizo, naje gushaka ubufasha bw'igisubizo cyo muri industry ya creative industry, kuko ni industry ishinzwe. Objective yanjye niko the creative industry iba economic sector mu Rwanda. Niki rero nazanye gusabiraho ubufasha. Naje nzanye ikibazo, naje nzanye economic virus problem muri creative industry. Economic virus problem ni ikintu cyitwa piracy. Ikintu cya mbere ni n'Abanyarwanda kumva ko ibintu by'umuntu byo ari ibintu bisigaye byoroshye. N'Abanyarwanda kumva ko kuduplicating ubuzima bw'undi ari ibintu byoroshye. Cyazanye kandi ikindi nawe no kuza gushaka aho ubumenyi abo muri sector ya creative industry bagomba kubukura. Dufite amadirishya amwe, aho dushaka kongera amadirishya manini. Ijwi ryacu kuri leta dushinzwe kugira ngo noneho tubabwire ibyo dukeneye n'ibyo twumva bakongeramo n'ibyo nabo ubwabo bakongeramo, kugira ngo sector creative industry ibe sector economic ku gihugu
no kubayikora muri rusange. mu bibazo abahanzi bafite ariko nabo ubwabo baritunga agatoki. Bagenzi banjye babwira aba artists in general, abanyarwanda babaye igihe kinini tubaha ibintu biri low quality, ibintu bitari byiza, ducitinga audience y'u Rwanda. It's time yo guhindura imikorere, tugakora ibintu by'ireme, ibintu bifite umwimerere, ibintu bizima, ibintu bikwiriye guhabwa umunyarwanda, tugakora ibintu bigaragaza ko uyu ni umu artiste w'u Rwanda, tugakora ibintu dukurikiza amategeko, twubahirije amategeko, tukajoininga union ziturepresentinga, tukivuganira muri union zacu, hanyuma tukansiga gukora ibyayo. Uburenganzira bw'umuhanzi ntibugomba kwigishwa gusa abahanzi bari mu kazi, n'abiga mu mashuri afitanye isano n'ubuhanzi bagomba kubisobanurirwa kare kugira ngo bamenye ibyo bazahura nabyo mu gihe bazaba babwinjiyemo nyirizina. Uyu ni umwarimu muri rimwe mu mashuri ategurira abantu bashobora kuzaba abahanzi. Ngira ngo mu byo muri rusange abanyeshuri biga ahanini biga kwihangira imirimo, bakiga gukora za product aba society bikeneye babarizwamo, ariko nkuko mubizi abanyamahanga bo mu bihugu bya kure nk'Iburayi cyangwa muri Amerika baradusize, kuko bageze ku rwego wenda bashobora no kutwiba n'ibihangano byacu bakabicururiza iwabo. Ngira ngo ni inama twajemo nicyo yarimo kudushishikariza no kuduhugurira. Murajya mubibona nk'amavideo amwe namwe acuruzwa kuri YouTube, abantu ugasanga harimo video z'abantu mu by'ukuri biriya byose baba babikoze bashaka gucuruza, kandi babikoze ntabwo ari umuhanzi nyirizina. Icyo tuba twibutsa rero, twiga no kwibutsa abandi twigisha guhanga imirimo cyangwa se gukora product naka bashyira ku isoko, ku protecting ibihangano byabo. Niba yize gukora wenda niba ari nk'umusudera akiga gukora imbabura cyangwa iziko, akamenya yuko iyo ni innovation, akamenya ko iyo design ariye, akamenya naho agomba gushakira amategeko ayirengera. César Nziza ni umunyarwanda ucuruza umuziki mu gihugu cy'Ubufaransa. Aravuga ukabona ubuhanzi bwo mu Rwanda buhagaze, anabugereranya n'ubuhanzi bwo mu bihugu byateye imbere. Industry ko ihagaze mu Rwanda sinavuga ko ihagaze nabi, kuko dufite abahanzi kandi abahanzi beza bahanga neza, ndetse bashobora kuba banacuruza ibihangano byabo ku rwego mpuzamahanga, aho mbona nta kibazo gihari. Ikibazo gihari ni ku bahanzi, ese bahemberwa ibyo bakora, bakura umusaruro ku byo bakora, akaba ari nayo rwo rwego mbona dukwiye gukora cyane cyane mu Rwanda. Mu bindi bihugu badusize nukuvuga guti ni ugushyiraho amategeko arengera abahanzi, iyo arahari ariko no kuyubahiriza. Nukuvuga tuti ni gute abahanzi bashobora kubona amafaranga biturutse ku bihangano byabo nk'uko ahandi babishyize, kandi ahandi birashoboka, ni kubera iki hano bitashoboka? Icyakorwa ni ukubahiriza deja amategeko dufite amategeko arengera abahanzi, dufite amategeko avuga ko kumva umuziki binyuranyije n'amategeko atari byiza, dufite amategeko ahana gukoresha ibihangano by'abahanzi byubahirije n'amategeko, no kuyubahiriza. Tugasaba ababishyira abakoresha ibihangano by'abahanzi bitubahirije amategeko. Ngira ngo mwamuzi ama platforms ashyiraho indirimbo ku buntu, ese niba ayo ma platforms avuga ko ayubahiriza ku buntu, ese yabahemba abahanzi, ese babahemba ngahe, bikamenyekana ku buryo umuhanzi avuga ati ngiye gutangira umwuga, bikaba ari umwuga nk'uko undi mwuga ukorwa, nzahanga ariko nzakuramo aya ngaya. No kugira ngo bimenyekane rero, ndumva icyakorwa nuko hajyaho urwego duhurijeho twese hamwe, ari ayo ma platforms, ari natwe twese n'abahanzi bahuriyeho bavuga bati ibihangano byacu ni gutya bikorwa, tuzayaduhembwa bikurikijwe aya amategeko twakwishyiriraho twebwe ubwacu, tutarinze gukopiya ahandi, ariko tukayishyiriraho ubwacu. Ndumva ariko twatera imbere gutyo. Mu rwego rwo kwirengera mu icuruzwa ry'ibihangano, abahanzi babifashijwemo na leta, hashyizweho ikigo gishinzwe kurinda imicururize yabyo itanyuze mu nzira zikwiye. Gusa kiracyafite intege nke mu mikorere, ku buryo usanga ahakiri abahanzi birwanaho mu kwicururiza ibihangano byabo, cyangwa bakabitangira ubuntu mu bitangazamakuru ngo bakunde bamenyekane, cyangwa se ugasanga bicurangwa hirya no hino ku bandi babyibyariza umusaruro. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe ryabo arasobanura. Ubu tukaba twaratangiye muri 2010, ariko tukaba tumera nk'aho twagize ibibazo nk'amasosiyete yose atangiye, ariko ubu RDB yaduhaye tarif le 1er mars y'umwaka,
tumaze ibyumweru bitatu dutangira licensing process. Ubu tukaba twarasuye amahoteli 6, amaradiyo tugeze kuri 8, ya 8 twayirebye mu gitondo, n'amabar, hari amabar amwe namwe twagiye dusura tuvugana nabo, barabyumva, barabizi, baratubwira ngo barabizi, bazi ko gukoresha igihangano cy'umuhanzi byishurwa. Bimeze nk'ubwo wajya mu iduka kugura ishati, ntabwo wakwinjira ugahita uyifata, ugomba kwishurira kugira ngo ubikoreshe. N'ibihangano nuko tukaba twaratangiye twaregistra abahanzi, tukaba dufite abahanzi barenga 400 biyandikishije, bari member bacu, kandi process yo guregistra nayo irakomeje. Hari umuntu ubishinzwe, dufite documentation officer, tukagira na licensing officer, ni ushinzwe ku licensing aba users ba copyright works. And mu minsi iri imbere turateganya kujya mu gihugu hose kugira ngo abantu bose babimenye. Dufite itegeko, tugendera ku itegeko. Urumva ko ibintu byose bisaba awareness, bisaba kubwira abantu, kubumvikanisha. Dukorana na RDB niyo ishizwe gudukorera awareness campaign, igahamagaza aba artiste, igahamagaza aba users. Aba artiste dushaka kubumvisha ko nukunyungu zabo, they are rich, kugira igihangano n'ubukungu. Hari ukuntu mu bindi bihugu iyo ufite ibihangano hari abantu babaho na music yabo gusa, nta kindi kintu bakora. Ariko mu Rwanda ntituragera kuri abantu babikora ni bakeya, abantu babaho kubera music yabo ni bakeya cyane. Nibyo dushaka ko abahanzi baba abakungu bakoresha ibihangano byabo. Ubusanzwe ibihangano binyuranye byandikishwa mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, nacyo cyari gihagarariwe muri ibyo biganiro. Inshingano yacu n'ubutumwa tutanga uyu munsi ni ugushishikariza abanyarwanda cyane cyane abahanzi bakora muri digital work, kubashishikariza kwandikisha ibihangano byabo no kubakangurira gutera imbere. Ubundi ibiganiro twagize uyu munsi byagamije cyane n'ukuntu masoko yacu hanga hanze ubona ibihangano byinshi bitari y'abanyirayo. Ushobora guhanga ejo ugasanga ibihangano byawe biri ku isoko, abandi bakubikoresha. Tungurana ibitekerezo ukuntu tugomba kugabanya ikoreshwa y'ibihangano y'abahanzi. Aragira n'icyo avuga ku micururize y'ibihangano ku buryo bwa digital. Kugurisha ibihangano mu buryo muri digital ni ingirakamaro muri society yacu, nangwa society yacu nyarwanda gusa, ku isi yose ubu ngubu ibihangano bisigaye bicuruzwa mu buryo digital. Kera murabizi, kera umuntu yahangaga igihangano akandika igitabo cyangwa afite album ye y'umuzika, yashakaga ahantu ayicuruza. Byo tumaze kwiga ni ugushira imbaraga na leta kugira ngo societe tufite y'abahanzi imaze imyaka 5 ikora kuri National Stadium itangire gukora kuri ni societe y'abahanzi. Ni societe irimo abahanzi barenze 300-400. Uburyo ikora ni ukureba gushishikariza ahantu hose bakoresha ibihangano by'abahanzi bishure, hanyuma umuhanzi nawe arebe ukuntu abaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi, ayo ufite yose watangira. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda François Kanimba niwe watangije ibiganiro bigomba kuvamo umuti w'ibibazo abahanzi bafite.
aranashimangira ko ari umuziki ari n'ibindi bihangano byose ari ibicuruzwa bikomeye. Buriya ari umuziki, ari amafilimi, n'ubundi bugeni n'ubuhanzi, ni ibicuruzwa bikomeye cyane. Ngira ngo mwese ntawe udakunda umuziki, ntawe udakunda kureba filimi, ariko hari igihe usanga abahanzi dufite bafite imiziki mu Rwanda, hari igihe tuyirebera ubuntu ugasanga abahanzi ariko ntumenye neza uburyo ubwo buhanzi bwabo bubazanira umutungo, ugasanga benshi batwaye igihe kinini cyane kugira ngo batere imbere ku buryo bufatika. Ikindi ibicuruzwa ni mpuzamahanga, ni ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Batubwiye abacuranzi b'u Rwanda, hari uriya mugabo batubwiye indirimbo za Rujindiri ziri gucuruzwa ku ma platform mpuzamahanga, abantu bakabibona amafaranga, ariko simpamye yuko abo mu muryango wa Rujindiri niba hari abakiriho mu Rwanda bazi naho bikorerwa n'ayo mafaranga hari umutungo bageraho. Gucuruza ibyo bicuruzwa ku masoko mpuzamahanga mu ngo byanakwinjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu, bikaba byanadufasha muri bya bindi bitwunganira mu kugabanya icyuho kiri hagati y'ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga. Ndumva rero ikindi murumva ni inzego z'ubukungu, abantu bazitabiriye ari benshi bakabikiriramo, haboneka akazi kenshi cyane ku rubyiruko rwacu, rwabona uburyo bwo kwihangira imirimo muri izo nzego z'ubukungu, ibintu bigaragaye yuko koko byabagirira akamaro gafatika. Ati kandi ni byiza ko abahanzi bisunga amashyirahamwe bakoreramo kugira ngo barusheho gucuruza neza ibihangano byabo. Hari amategeko ubundi agomba kurengera abahanzi, ariko mu Rwanda nk'uko mujya mubibona, umuntu agira gutya kari agahanga indirimbo kugira ngo imenyekane, akajya nko kuri televiziyo kanaka kugira ngo basabe ko bamufasha kuyimenyekanisha, ugasanga iyo televiziyo nta mafaranga imuhaye, nawe ubwe ntayabatse, ntumenye neza nimara kumenyekana azayibyaza umutungo gute. Aha rero icyo twungukiye ahangaha nuko ubundi habaho imbuga zihurirwaho n'abantu bafite bene ubwo buhanzi, zikabafata kubucuruza, abantu ntibabirebera ubusa, cyangwa se niba bivuyemo n'amafaranga ntashobore kugera kuri ba nyirabyo. Nicyo kintu ntekereza wenda mu Rwanda, nubwo batubwiye yuko hari abajya bahura n'izo mbuga, ariko bakabikora ku buryo butazwi, abenshi bagomba kuba bataranabimenya neza. Ntekereza yuko ubu ngubu noneho bigiye gusobanuka no mu Rwanda, tukareba abahanzi bacu n'abanyabugeni, niba bitanashoboka yuko twishyiriraho bene nk'iyo mbuga mpuza abahanzi kugira ngo bashobore kuba ubwabo bakwicururiza umutungo wabo. Ibi biganiro byamaze iminsi 4 haganirwa ku ngingo zinyuranye, byashojwe ku wa 4 tariki ya 12 Gicurasi 2016. Nshuti zacu rero bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, ibi nibyo twari twabateguriye mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru. Ikiganiro kibanze ku buryo ibihangano byaba umuziki, byaba amafilime, byaba se ubundi buhanzi butandukanye byarushaho gucuruzwa neza, bikagirira akamaro ba nyirabyo, ntusange byikiriza gusa abatarabivunikiye. Tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiye mu minota y'iki kiganiro, kandi tuzabe turi kumwe mu kiganiro cyo ku cyumweru gitaha kuri iyi saha. Byari ubucuruzi n'inganda mu iterambere, iki kiganiro mugezwaho na Vincent Makaniye. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro, ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.